Ndabasuhuje nanone nako ntagiye kure na gato. Uyu munsi ndababwira byinshi ku ndwara yo kwibagirwa, indwara bita Alzheimer disease. Ni indwara yo kwibagirwa. Ndabikomoza uyu munsi kuko umwe mu bakunzi bacu yabidusabye, yitwa Hope Bizimana, yaratwandikiye ati murakoze, ubutaha ndashaka muzadusobanurire byinshi ku ndwara yo kwibagirwa. Uko ugenda ukura rero, amahirwe yuko igihe kimwe uzajya wibagirwa nk'ijambo, ukibagirwa nk'aho washyize nk'imfunguzo z'imodoka, cyangwa se ukaba wakwibagirwa nk'izina ry'umuturanyi wawe mwigeze guhurira mu isoko. Ayo mahirwe aba yiyongera uko ugenda ukura. Nako sinzi niba twayita amahirwe. Yego nibyo, ku ruhande rumwe ibintu nk'ibyo ni ibintu bisanzwe, nk'uko iyo uri gusaza uzana iminkanyari ndetse wenda ugahuma amaso uko ugenda ukura. Gusa nanone kubera ko gutakaza inzibutso cyangwa se gutakaza amakuru cyangwa se gutakaza ubushobozi bwo kugarura amakuru mu bwonko ari ikimenyetso cy'uburwayi bwo kwibagirwa, tuba tugomba guhangayika ko utuntu nk'utwo ngutwo twazavamo ikibazo gikomeye cyane. Indwara yo kwibagirwa uyu munsi ni indwara yibasira abanyamerika bagera kuri miliyoni 5. Muri abo ngabo abarengeje imyaka 65, iyi ndwara ntishobora gusubizwa inyuma. Bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu atakaza amakuru mu bwonko ntabashe kwibuka neza birimo depression cyangwa se kwigunga, kumva utishimye by'igihe kirekire, gukoresha ibisindisha nabi imwe mu miti yo kwa muganga, ndetse no kuba ufite vitamine B12 nkeya mu mubiri. Nubwo binashobora no guterwa nuko wenda n'ihungabana ry'uko hari uwo wakundaga wapfuye n'ibindi. Ariko kuba wataye nk'imfunguzo, wibagiwe izina ry'umuntu runaka se, ibyo ntibivuze ko ufite indwara yo kwibagirwa. Bishobora kuba ari nk'uko wenda uri nko gukura cyangwa se n'ibindi. Igihe buriya hazaba hari ikibazo ni igihe ibintu nk'ibyo bizaba biri kuba ukumva wowe ntacyo bikubwiye. Kuba wibagirwa wowe ntacyo bikubwiye, umuryango wawe, inshuti cyangwa se abandi barahangayitse, gusa wowe ntacyo bikubwiye, kazaba kabaye. Niba ubona hari abakwitayeho bahora bavuga ku bwonko bwawe, ijya utangira ubiha agaciro, ndetse bibe byiza unashaka muganga. Kugira twumve neza dusobanukirwe indwara yo kwibagirwa, birabanza kudusaba kubanza kumenya ko iyi ndwara iri mu byiciro bitatu: icyitwa mild, moderate ndetse na severe. Ubusanzwe indwara yo kwibagirwa ibimenyetso byayo biza gahoro gahoro. Bishobora gutangira nk'umuntu atangira kwibagirwa nk'ibintu byabaye, cyangwa se gushyira ibitekerezo mu magambo bigatangira kumugora. Hanyuma nyuma y'igihe situation ikaba mbi cyane, bigera n'aho abantu babana n'ubwo burwayi baba badashobora kwibana ubwabo cyangwa se ngo biyiteho. Dusimbukire kuri bya byiciro bitatu by'indwara: mild, moderate ndetse na severe. Buri kimwe muri icyo cyiciro kiba gifite ibimenyetso byacyo byihariye. Urugero, mu cyiciro cya mbere cya mild, nibura ni icyiciro kimara imyaka 2 kuri 4. Ibimenyetso byacyo birimo nko kubura imbaraga zo gukora ibintu, ukumva nta bushake mu kazi cyangwa se mu mirimo rusange, mbese ukumva wahora wicariye wiryamiye cyangwa se ureba televiziyo. Kwibagirwa cyane amakuru yo mu kanya kashize, nko kuba wakwibagirwa ibiganiro wagiranye n'abantu runaka ndetse n'ibintu byabayeho. Mu bimenyetso byayo hazamo no kugira ibibazo mu rurimi uvuga, nko kuba wananirwa gushyira ibitekerezo byawe mu magambo cyangwa se ukumva abandi ibyo bavuga. Kumva abandi ibyo bavuga bishobora kukugora. Iki cyiciro cya mbere cy'indwara gishobora no kugaragazwa n'ikimenyetso cyo kuba wazimirira ahantu wari usanzwe unyura ubusanzwe. Gusa nanone kuba waba ufite kimwe muri ibyo bimenyetso mvuze cyangwa se bike muri byo ntibitanga garanti yo kuba urwaye iyi ndwara, kuko hari ibindi bintu bishobora gutera ibimenyetso nk'ibyo, wenda nko gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi. Icyiciro cya kabiri cy'indwara ni icyitwa moderate. Muri iki cyiciro gutakaza amakuru ku bwonko, aribyo twita kwibagirwa, biba bitangiye kugera ku rwego rubi. Iki gihe ni hahandi bitangira no kugira ingaruka mu mibereho ya buri munsi ya muntu. Muri iki cyiciro abantu bakirimo batangira kwibagirwa ibintu by'ingenzi nk'amakuru yerekeye ubuzima bwabo. Icyiciro kimara imyaka 2 kugeza ku 10. Ni icyiciro cya kabiri cy'uburwayi bwo kwibagirwa, Alzheimer disease. Umuntu atangira kwibagirwa amakuru ajyanye n'ubuzima bwe, wenda nk'ahantu yize akahibagirwa, ndetse ashobora no kwibagirwa umuntu bashyingiranywe. Benshi bari muri iki cyiciro cy'ubu burwayi ntabwo baba bakibuka abagize imiryango yabo ndetse n'inshuti.
ngira ngo muzi bamwe mu bashesha kanguhe bahura na bamwe mu bo bahoze bazi bo mu miryango yabo wenda cyangwa se n'inshuti zabo busanzwe, bahura nabo bakababaza ngo muri bande, bibagirwa cyane aho baba bashyize ibintu ndetse ntibabashe kubibona. Ibindi bimenyetso by'iki cyiciro cya kabiri cy'ubu burwayi bwo kwibagirwa biba bishobora no kuzamo kuba batangira kujya bibagirwa igihe ndetse n'ahantu, bashobora kuzimirira ahantu bahoze bagendagenda mbere, ndetse ntibaba bagishobora no kumenya uko bahageze ndetse n'impamvu bahageze. Bibagirwa kwifubika ku bw'imbeho, barakara byoroheje tutanasize no kuba bagorwa no gusinzira, kubona ibidahari bakaba bagira ngo nk'ubitaho cyangwa se abo bita aba caregiver ngo bashaka kubagirira nabi, nabyo ni ibimenyetso byabo. Reka dusimbukire ku cyiciro cya gatatu cy'iyi ndwara, ari nacyo turi buvugeho cya nyuma. Ni icyiciro bise severe, icyiciro cya nyuma ndetse giteje inkeke cyane ku rwego rutagira ingano. Icyiciro kimara kuva ku mwaka umwe kuri 3. Abantu bari muri iyi faze ntibaba bakibuka ibyabaye kera n'ibiri kuba aka kanya ngo babashe kubitandukanya. Kutabasha kugenzura iminyungutire yabo, ndavuga kunyunguta ibingibi bisanzwe, ibyo ni ibimenyetso byabo. Ntibaba bakibasha kugenzura uruhago rwabo rw'inkari ziba zisohokera uko zishatse. Ibiro biratakara, ndavuga kugabanyuka kw'ibiro birumvikana akenshi ni mu gihe cy'izabukuru. Kubona, kumva ndetse no kwiyumvisha ibintu bidahari biri mu bibaranga. Aba ngaba nta nubwo baba bakibasha kwigenza bo ubwabo. None ni gute wamenya niba uri kurwara ubu burwayi cyangwa se ukaba uri gukura bisanzwe? Kuko ibimenyetso byabyo byombi bijya gusa, gukura ndetse no kurwara. Ubundi ubusanzwe abantu bagenda bagira uguhungabana k'ubwonko iyo bari gukura. Kuba wibagiwe izina ry'umuntu cyangwa se ukibagirwa impamvu wagiye mu gikoni, ibyo ntibivuze ko waba urwaye ubu burwayi bwo kwibagirwa. Alzheimer, ikintu kamara icya mbere gishobora kugutera impungenge ko waba urwaye ni igihe cyose uzaba utakibasha gutegura ndetse no gukora ibintu nk'indwara bya buri munsi, ndetse nanone utari wibagirwa, hakiyongeraho na bya bimenyetso maze kukubwira. Niba hari uwo ubonaho ibimenyetso by'iyi ndwara cyangwa se nawe ubyikekaho, icyiza ni uko wagana umuganga, azagufasha kumenya icyo buri kimenyetso gishyira ndetse agufasha kumenya uko wakwivura iyi ndwara. Ni indwara yo kwibagirwa, izwi nka Alzheimer disease. Ikiganiro nimenya byinshi, Mugisha niwe wakubwiraga. Reka tuzasubire ubutaha. Tere Montagne Rwanda, turabakunda.